dukomeze umurimo wacu usenga shaka amaso y'Imana yuko misi ari mibi uko biri tubwira umwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo nimutsindwe umunsi mubi kuvuga ngo hari iminsi Bibiliya yita iminsi mibi. Iyo ni iminsi imeze gute? Ni iminsi aho Satani abona yuko afite uburyo bumworoheye bwo gutera ubwoko bw'Imana. Bivuga ko Satani amaze kuneshwa n'Umwami Yesu mu butayu amugerageza ngo yaramuretse ngo ategereza ikindi gihe yamubera cyiza. Rero ko Satani ajya agenzura ibihe turimo kugira ngo apange n'iryari ari butwatake n'iryari ari dutere. Ariko rero abantu benshi abakristo nabyo bazi. Nariya mu ntwaro z'Imana baratubwira iki? Somya Efeso 6 umurongo wa 10 11 baratubwira iki? Ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga ze n'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Ntabwo ari umunsi mubi kuri Satani, kuri twe. Kuri Satani uba ari umunsi mwiza wo kugerageza. Hano bita le mauvais jour. Uvuga ngo hari umunsi mubi w'umukristo, umunsi mubi w'itorero. Iyo rero ari umunsi mubi kuri twe, kuri Satani ni umunsi mwiza. Murabyumva? Ibyo kubimenye. Satani abari ozagiye bareba. Ati se uyu ni umunsi mubi kuri we kugira ngo mutere. Ni ngo umunsi mubi kuri wowe ni umunsi mwiza kuri Satani. Dusome hariya ku mwami wacu Yesu Kristo uko byagenze hagati ye na Satani. Luka ibice 4 ku murongo wa 13. Umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe. Nyarwanda ntago byumvikana. Biriza. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Proper time. Mushonda babita proper time. Proper time. Mu Gifaransa moment favorable. Favorable kuri nde? Kuri Satani. Ntabwo ari favorable kuri twe. Twebwe ni umunsi mubi. None kuri Satani utugerageza ni umunsi mwiza kuri we. None se nidufata ibi mwebwe mumva bimeze gute? Turebye isi uko imeze ubu, tukareba muri rusange, turavuga duti abo Satani ahiga bari mu bihe bibi kuko biha avantage Satani. Abantu rero barangana n'ibibazo bitandukanye. Ibyo rero Satani rero arabizi ko ari ibihe bibi ku bakristo. None icyo gihe aravuga ati nicyo gihe cyo kubataka. Iri jambo muri surinye le temps favorable, ngo ageragaza umwami amunesheje. Ntabwo yavuze ngo ndatsinzwe burundu ndagiye. Ngo yaramuretse ngo ategereje byari pana mu Kinyarwanda ntabwo bisobanutse. Ategereje le temps favorable, proper time, igihe cyamubera we cyiza ngo amugerageze. Nawe rero Satani arakuzi, arazi
ibihe unyuramo, arazi n'iryari azakwataka. Mu bihe abantu bahugiye mu maganya y'iby'isi, kuri Satani ni proper time, kuri Satani ni ibihe byiza, kuri Satani c'est le moment favorable. Satani arabizi ibinyuramo. Iyo uri mu bihe by'intege nke yo kudasenga, kuri Satani ni ibihe byiza. Iyo uri mu bihe byo kudaterana n'abera, kuri Satani ni ibihe byiza. Ni ukuvuga ngo hari ibihe byiza kuri Satani, ariko kuri twebwe biba ari ibihe bibi. Rero tukwiye kubimenya. Niba mubona Umwami Yesu yenda kugaruka ariko abantu benshi barasinziriye, wagira ngo bariho imyaka 1000 muri isi. Ibya bintu twize ejo bari muri logique formelle, bari mu bitekerezo bya kimuntu. Birabananira kuzamuka hejuru y'ibyo bitekerezo, byinjira mu bitekerezo by'umwami, aribyo bitekerezo byo kwizera. Ikintu nyamukuru nashatse niyo jambo, iyo expression. Wese winyandikira hariya, nubwo mushiki wacu niwe asimbuye mu magema, ariko nibura izo terme ashaka zandikwe mu ndimi izo ko ari 3. Ikinyarwanda turakiadapta kuri aya magambo, sibyo? Temps favorable, bavuze moment favorable, moment favorable, proper time. Hanyuma mu kinyarwanda tubabize ibihe byorohera Satani, cyangwa byoroshye kuri Satani kudutera. Umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose, aramureka amutega ikindi gihe. Cyongeza ijambo ngo le temps opportun. Version imwe ivuga le temps opportun, ariko ni proper time. Proper time kuri Satani. Amen. Bon, igihe kiza kuri Satani. Amen. Haleluya. Igihe kiza kuri Satani ni ikihe? Ni mu gihe wowe uranyura mu bihe bibi, nta gusenga, nta guterana, nta gusoma ijambo ry'Imana, uhugiye mu bintu bitandukanye by'isi. Satani abyita ngo aha, iki nicyo gihe kiza cyo kumutera. Uwo ufite ibihe byawe arabireba, arabigenzura. Nuri afite ibye. Noneho nk'itorero dufitiye duhuriyeho twese. Amen. Buri muntu wese rero Satani aramugenzura, hanyuma avuga ati rero ibi bihe ntago namutera, kuko arakomeye mu masengesho. Ibi bihe ntago namutera, ijambo ry'Imana rikomeyeho, ariho arasobanukirwa. Ibi bihe sinamutera, ndabona ari hafi y'umwami koko, ari mu bwoko bw'Imana. Ibintu byose Satani arabireba, akavuga ati badayimoni muwe muretse, mukomeze gucunga gusa ibi yagenda anyuramo. Hanyuma nibabona rero hari ibihe urimo, intwaro z'Imana ntabwo uzifite cyangwa izikoresha, cyangwa ugendana n'ababi, abatizera n'abakobanyi, uba mu bantu batubaha Imana, nibo mugendana, ukaba mu bigambo byabo, mu nama zabo. Satani avuga ati iki nicyo gihe, alors vous mes démons lancez l'assaut, ngombwa ngo mutere noneho. Iyo baragutera ukava mu gakiza, ubwo turi abasipesiyaliste b'uburyarya, tugakomeza kuvuga ngo Imana ishimwe, kandi ntabwo tugihagaze, nta ntambara tukirwana, byose byararangiye.
tugiye twiberaho gusa nk'abantu batigeze banamenya Yesu ari we, cyangwa karema umuntu akava akerura akaba umupagani nyine, agasubira mu kabare, agasubira mu buraya, agasubira mu binyoma, agasubira mu biganiro bibi, ndetse agafatanya n'abatuka itoro ry'Imana n'iby'ubwami. Very dangerous situation. Amen. Ayumvise, dufate iminota 10 umuntu atekereze kuri iri jambo rimwe gusa, ngo Satani aramureka Yesu amaze kumugerageza, abonye ko yamunesheje, ngo aramureka ategereje igihe kizamubera kiza kumutera kandi. Dufate umuntu atekereze kuri ibyo. Wanditse ya verse? Ya verse vuga kuyandika Luka 4:13, hanyuma tugende na hariya twasomye wa Efeso 6. Nibyo nshaka mutangira na meditation, sibyo? Mu meditation maze kuyimenya. Amen. Abefeso 6:13 na Luka 4:13. Dufate umwanya tumedite kuri izo verse ebyiri. Wowe urabitekerezaho ariko ubirebera mu buzima bwawe, wibaza ikibazo, gendi mu bihe bihe, sibyo? Numara gusoma hano no gutekereza, uhite wibaza ikibazo, jewe naba ndi mu bihe bihe. Birorohera Satani kuntera cyangwa biracyamugoye? Kuguteraho arabishaka. Ahubwo wowe ni wibaze, uri uraba mu bihe bihe, favorable kuri Satani cyangwa défavorable kuri Satani? Nibe bimworohera cyangwa bitamworohera? Ni wowe ukwiye gusubiza icyo kibazo. Kuna undi azi ibihe urimo, ni wowe bizi. Haba ku giti cyawe, haba muri famiye, mu muryango urimo, haba ku kazi, haba mu nshuti zawe, haba ibihe urimo, ni wowe bizi. Fata iminota 10. Ni byiza kwimenyeza kumedita ku ijambo ry'Imana. Yizi uzi nimba uri mu bihe byamworohera Satani kugutera cyangwa byamugora. Amen. Ngo amaze kugerageza umwami wacu mu buryo butandukanye uzi, mu rugero, imbura umwana w'Imana, hindura iri buye rihinduka umugati. Nk'icyo ni kimwe mu bigeragezo yamugerageje. Amen. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Nimbura umwana w'Imana, uteke ibuye rihinduka umugati. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Yesu aramusubiza ngo umwana w'umuntu ntazabeshwaho n'umugati gusa. None ugakomeza n'ibindi bigeragezo yagiye amugerageza. Amen. Amaze kuneshwa, Yesu amaze kumunesha Satani. Hano ntabwo ari umudayimoni, ni Satani himself, niwe yaje aramugerageza. Ubwo tugeragezwa n'abadayimoni be, ariko umwami Yesu yageragejwe na Satani. Hanyuma ngo amaze kuneshwa mu butayu, Satani ngo ahita amureka ngo kugezaho hazaboneka ibihe byiza byo kongera kumugerageza. Nibyo bavuga hariya ngo moment favorable mu Gifaransa, ni ibihe byiza. Amen. Cyangwa mu Cyongereza a suitable time, igihe cyiza kuri Satani. An opportune time, le temps opportun, igihe cyiza. An appropriate time, igihe kiri approprié. Satani rero ajya ategereza ibihe runaka abona ko uri weak, uri mu ntege nke, nta masengesho, nta busabane n'Imana, urarushye mu mwuka, uri mu maganya, uriheba,
rero ibyo bihe arabimenya neza. Abireberaho ibyo bihe. Nimwe udafite ifaranga, niko mubaza. Yego nabyo birashoboka. Dore abirebera mu nzego eshatu. Urwego rwa mbere areba eta spirituel urimo. Wandike eta spirituel, hanyuma mu Kinyarwanda uko uhagaze mu mwuka. Icyo ni cyambere abanza kureba. Turadefinisa ibihe byiza kuri Satani. Le moment favorable au diable. A suitable time for the devil. Ibihe byiza kuri Satani byo kugerageza, abirebera mbere na mbere uko uhagaze mu mwuka. Eta spirituel. Hanyuma icya kabiri abirebera kuri eta psychologique, uko uhagaze mu mitekerereze yawe, mu migenzereze yawe, mu marangamutima yawe. Nabyo arabireba. Ese uri mu bihe by'ibyishimo cyane, cyangwa uri depressed, uri mu bihe byo kwiheba? Iyo niyo nagerageje mu Kinyarwanda cyanjye gusobanura icyo bita eta psychologique. Hanyuma akugerageza rero no muri eta physique, uko bihagaze mu mubiri wawe. Amen. Akurebera mu mwuka wagaze gute muri iki gihe, cyangwa uhagaze gute mu mitekerereze, mu migenzereze, cyangwa mu marangamutima. Icya gatatu areba uhagaze gute mu buryo bw'umubiri. Iyo tuvuze mu buryo bw'umubiri mu byo, ese uri mu burwayi? Kuko iyo umuntu arwaye n'igihe atarwaye biratandukanye. Ese ari mu burwayi, cyangwa se ari mu bukene, mu kubura ibyifatizo, iby'ibanze mu buzima? Byose atanabigenzura rega. Muvuge muti ni inzobere. Muvuge muti ni inzobere yo mu rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu ubona abantu bari aho, bakristo bari aho, ntabwo bazi Satani wari werega, bamumva mu izina gusa. Ntabwo barinjira ngo bige bamenye uwo turwana nawe. Yarwanye n'umwami. Aririyo, ariho koko, cyangwa n'amagambo gusa? Hanyuma mu mubiri. Hanyuma mu mubiri. Arakomeza. Hanyuma mu mubiri arareba uri mu bihe by'uburwayi, uri mu bihe by'ubukene, uri mu bihe byo kwagukirwa mu mikoro, uri mu bihe bihe, uri mu bihe by'ubushomeri. Ntabwo ari byo gusa, ni byinshi, ariko dufate izo nzego uko ari eshatu. Izo nizo areberaho n'iryari azagutera. Amen. Nimba abona ko uri mu bihe by'ibyishimo byinshi, nabyo arareba ko muri ibyo byishimo byamushoboza kugutera. Kuko hari igihe umuntu aba mu byishimo akibagirwa ubukristo. Hari umuntu aba mu byishimo akibagirwa no gusenga. Hari umuntu aba mu byishimo akibagirwa no gusoma ijambo ry'Imana. Kubera ibyishimo byamubanye byinshi. Icyo gihe rero Satani aravuga ngo this is my proper time to attack him or her. Ni gihe cyiza cyo kumwataka. Maintenant c'est le moment favorable de l'attaquer. Uri mu byishimo. Ubona neza ngo Satani ngo zabatera gusa iyo bari mu mubabaro. Kada.
we situation zose araziprofita. Mu buryo bw'umwuka ahagaze gute? Ndabibona mu buryo bw'umwuka yaracanganyikiwe. Mvuga muti yaracanganyikiwe. Yahuye n'abatekamutwe baramukoroga mu mutwe, barasenya ibyo Imana yubatse muri we, bamuha doctrine zitarizo, inyigisho ziyobya, byose Satani arabireba. Ati iki nicyo gihe rero cyiza cyo kumwataka. Rero ukwiye rero kumenya ibihe urimo muri izi nzego ko ari eshatu. Uri mu bihe bihe mu buryo bw'umwuka, uri mu bihe bihe mu buryo psychologique, mu buryo bw'imitekerereze yawe, mu buryo bw'imigenzereze yawe, mu buryo bw'amarangamutima. Uri mu bihe bihe mu buryo bw'umubiri, uvuga ngo ese umubiri wawe bimeze neza? Uri mu bukene, uri mu burumbuke, uri mu bushomeri, uri mu burwayi, uri ibyo byose arabireba. Hanyuma agahita afata icyemezo cy'uko atera cyangwa ntatere. Ntabwo se murabyumva? Niko bimeze. Ikindi nshaka kubabwira, mwari muzi ko abadayimoni bajya inama? Mwari muzi ko haba meeting y'abadayimoni? Mwari muzi ko haba kwicara bagapanga? Mwari muzi ko nimwe mupanga gusa? N'abadayimoni bafite ibihe byo kujya inama. Hari n'ibihe bya evaluation. Hari n'ibihe bicara bafite za section n'umukuru wa section. Bagahamagara aho bashinzwe. Billy Graham yaravuze ngo le monde spirituel démoniaque est très organisé. Ngo isi y'abadayimoni ngo ifite organisation iteye ubwoba, ngo très organisé, très structuré et gigantesque. Ngo n'isi abantu benshi batazi. Rero abadayimoni bari organize. Satani yabaye structure. Paulo yavuze structure yo hejuru. Abefeso 6:12. Iriya ni structure yo hejuru. Sibyo? Les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les célestes. Iriya ni organisation yayo ya Satani mu buryo bwo hejuru. Inzego zo hejuru. Abakuru, abatware, sibyo? Ikongoma by'umwijima, imyuka mibi hano mu ijuru, sibyo? Izo ni inzego. Ariko organisation ye ntabwo ari yo gusa. Ni organisation ikomeye cyane. Rero hari ibihe rero buri rwego rujya inama. Hari igihe bakora icyo bita evaluation. Bakarigira evaluation. Bakevariwa uko murabona, reka mbabwire, wenda bamwe sinzi ko mubizi. Murabona cyane mu bihugu byinshi, ariko cyane reka mfate Amerika, iyo hageze ku umwaka urangiye, perezida wa Amerika atanga icyo cya l'état de l'union. Uvuga ngo aravuga ijambo aribwira abanyamerika uko Amerika ihagaze. Wabibizi? N'ibindi bihugu bijya bikora. No kwa Satani baricara buri rwego, noneho bakareba uko ubwami bwabo buhagaze, noneho bagasangira ibitekerezo. Nk'uko twicaranye gutya, nimba agenda umukuru wa section, namwe muri section yanjye haba hariho agenda. Kuko nanjye ngiye gutanga raporo, kagenda bizamuka bikazagera kuri Satani ubwe. Ko Bibiliya imwita imana y'iki gihe, umwuka uteye iki kirere, umwami w'umwijima. Rero raporo yabo, tuvuge agace runaka
uwo mudayimoni ugashinzwe afite nabo ashinzwe, noneho bakora inama, noneho bakiga uko akarere kabo gahagaze mu bijyanye n'ubwami bwa Satani. Hazaza dayimoni imwe isaba ijambo umukuru w'iyo section, avuga ati nyakubahwa umuyobozi, iyo hari ikintu nshaka kunganira, ati hariya i Remera ririya torero Beteli barakangutse, basigaye bafite amasengesho y'icyumweru ngaruka kwezi, atumereye nabi. Iyo dupanze gutera umukristo wa hariya dusanga ahagaze neza mu mana ye. Rero kiriya cyumweru rwose ibitero byacu ntabwo bifata. Noneho umukuru agahita avuga ati ninde yatanga igitekerezo cy'ukuntu ubwami bwacu bwakomeza gahunda yabwo yo kurwanya imigambi y'Imana, kandi iriya torero ryamaze gufata gahunda yo gukoresha intwaro z'Imana. Noneho dayimoni yindi ikavuga ati ndasabye ijambo. Yewe uko numva kugira ngo tubishobore, uriya muyobozi wabo nababwira ati rero rwose murwane ishyaka ryo kutabura gusenga, kiretse habaye impamvu itaguturutseho, ariko ukwiye kuba muri ayo masengesho. Rero ngiye numva icyo twakora, twadurumbanya agenda zabo, kugira ngo kiriya cyumweru kizajya kigera hari ibibazo bituma bataboneka. N'ingero mbaha, bakajya inama noneho bakazinoza. Iyo raporo azayijyana hejuru, izagende mushobora kwibaza ngo ndiho ndaca umugani ku manywa. Ntabwo ndiho ndaca umugani ku manywa, niko bimeze. Ndaza kubabwira impamvu n'ibyo nshingiyeho. Amen. Ntabwo bya bindi bajya bababwira ngo nagiye kuzimu, ngo ndabona ibi. Njyewe nagomba muri abo, kuko njyewe mpagaze ku ijambo ry'Imana nshobora gusobanura. Imana ishimwe. Amen. Ntabwo njyewe nigisha ibintu by'imigani, ibintu bifite ishingiro. Amen. Haleluya. Kuko rezonema yanjye avant tout, mbere ko umuntu w'Imana agira kwizera, ariko mfite un raisonnement scientifique. Nimba naranditse ibitabo uvuga ngo ntabwo ndi umuntu uhimba ibintu, wabyumvise? Amen. Haleluya. Ndezona scientifiquement mbere na mbere muri ya logique formelle, ariko sinyigumeho, nkayizamuka hejuru nkagira logique y'umwami y'ukwizera. Wabyumvise? Rero ndaza kubabwira iby'izo nama z'abadayimoni, ibyanditswe byera bizishimangira. Nimbereka se ntimubyemera, cyangwa mwabyemeye ntarabibereka? Izo nama ziraba. Ati buri rwego rw'inzego z'ubwami bw'umwijima rujya rukora inama, kandi buri rwego rufite, njye nafata example ya section, buri section ifite umukuru wayo, kandi hari agace iyo section ishinzwe kurwanya imigambi y'Imana. Rero abakristu rero nimba batabizi ndababwije ukuri, ntibazashobora urugamba. Niba bazarushobora, wabizi, ntibazarushobora, kuko ntabwo urugamba rwacu ruri ku rwego rwa kimuntu, ruri mu rwego rw'umwuka, ntabwo ari urwego rw'ibitekerezo tubona dufite. Yo kubimenya, kuko abantu basoma Bibiliya cyangwa bakumva barigisha kuri Bibiliya cyangwa babwiriza, bo
bakibaza ko ari ibintu biri aho gusa mu mwuka, nta realite yabyo. Icyo ni cyo kibazo rero cy'itorero. Bakibaza ko ari ibintu biri aho, nta realite yabyo ihari. Mais Satan il est réel, Satan ariho. Nimba mwizera ko umwami ariho, n'uwamugerageje arahari. Nuhakana Satani uzaba uhakanye n'umwami Yesu. Ni ukuvuga ngo Yesu rero uwamugerageje byarahimbwe, ntibigeze biba. Nimba Yesu yaragerageje na Satani, Satani ariho. Amen. Ikindi kizakubwira ko ariho nuko abantu bamwe barimo amadayimoni. Amadayimoni se nayo ni inzozi, ntabaho. Ntujya abona abatura hasi, ntujya abona abavugiramo. None se abadayimoni ni iki? Ubwami bw'umwijima. Rero bajya inama y'ukuntu bakwiye gukomeza ubwami bw'umwijima muri buri gace kose k'isi. Iyo bahuye rero n'imbogamizi, ziva hehe? Ziva ku itorero riri combative, ziriho zirarwana. Une église battante, itorero rirwana intambara z'Uwiteka. Iryo niryo Satani avuga ngo niryo mukwiye gukonsantramo imbaraga zo gutera. Abibise itorero riri aho gusa tarara, abantu ntabwo rero bararwana intambara z'Imana, baraza ku cyumweru bagaparika mu modoka bambaye neza, hanyuma bakaririmba indirimbo ya 120, hanyuma none bagatura, hanyuma bagahoberana. Hobe, haleluya. Satani avuga ati nimukomerezaho, kuko arabafite. Amen. Nimigire muzisanga ikuzimu, niho muzamenya ibyo ari byo. Ndaza kubabwira bibliquement muri Bibiliya izo nama ziba. Wabyumvise? N'ubu ndiyo ndavuga zirakorwa, nuko amaso yawe atazibona. Zirakorwa. Abatari muri Kristo bo nta kibazo, nababo barabafashe. Kuko ntabwo ushobora kuba uruhande rw'Imana kandi wongere kuba mu ruhande rwa Satani. Uri hamwe muri aho, ushobora kuba hombi. Amen. Nuko bavuga muri filozofi principe de non contradiction. Ni ukuvuga ngo ikintu gishobora kuba ukuri kandi cyongere kuba inyoma. Ikintu ni ukuri cyangwa ikinyoma, ntabwo gishobora kuba byombi. Amen. Ikintu kirirabura cyangwa kirera, ntabwo gishobora kuba byombi. Iyo yita principe de non contradiction muri filozofi. Ntabwo ushobora kuvuga ngo uri mu ruhande rw'Imana kandi wongere kuba mu ruhande rwa Satani mu gihe kimwe. Ntabwo bishoboka. Imana ishimwe. Rero uyu munsi turinjira mu bintu bikomeye. Kuko ni umunsi wanziriza umunsi wo gusoza ejo kwa gatanu. Ariko nashaka uyu mwanya tekereze mbere yuko nza kuguha cyanditswe kera kivuga ko izo nama zibaho. Amen. Ubanze utekereze wowe nimba izo nama ziriho uyu mwanya, kandi izo nama zigamije kureba uko ubwami bwabo abadayimoni buhagaze, kandi nawe uribwira kuri mu bwami bw'Imana. None waba uri mu bantu izo nama z'abadayimoni zivuga ngo urabangamiye ubwami bwabo, cyangwa wowe ntacyo batwaye? None mbaye iminota 5 utekereze. Uko niko abantu biroturuva uko bagaze imbere y'Imana. Ubwo nimutibaza ibyo bibazo muzaguma tarara ibi bibajyane. Mukwiye gutekereza. Mukwiye gutekereza. None se ufite ibibazo ntutekereza uko bisohokamo? Iyo umuntu afite ibibazo ntabwo atekereza. Rero turi mu bibazo biri seri.
il y va de ton âme, de ton éternité. Iyo turavuga ibintu bijyanye n'aho uzaba iteka ryo byose, nyuma y'ubuzima uzaba he. Ni ibintu bibiri, impanda ishobora kuvuga uyu munsi cyangwa urupfu rushobora kuza. Rero ntabwo ari ibintu ukwiye gushyira kure, ukwiye kubitekerezaho umenye uhagaze he. Ikibazo cya nyuma cyumvise, icya mbere twakibonye, amen. Icya kabiri ni paraporo y'inama z'abadayimoni. Gukora abantu, satani umva, satani afite strategy nyinshi. Muri strategy ze imwe ni iyi, kandi iyo strategy yaramukundiye cyane, yaramuhiriye cyane mu mateka y'abantu, ni ukwemeza abantu ko atabaho. Strategy ya satani ni ukugira ngo yemeza abantu ko atabaho, nibanamuvuga bumve ko ari ibintu by'ibihembano. Niyo mpamvu ariya mu Burayi cyane cyane bo mu Bufaransa, kuko nabaye igihe kitari gito, strategy satani yakoresheje iramuhira niyi. Iyo bavuze satani, le diable, baravuga ngo le diable n'existe pas, c'est une invention pour faire peur aux enfants, pour qu'ils aillent faire dodo. Ngo satani ntabaho, ngo baramuzana kugira ngo abana bagire ubwoba bajye kuryama. Mwabyumvise? Nawe ushobora kuba udatekereza nk'abo, ariko ntabwo ubwonko bwawe bufata n'umwanya wo gutekereza nimba ariho yewe paraporo ye bimeze biti. Nimuvuge satani, twebwe ntabwo turi mu bantu baguma bavuga abadayimoni, ariko uyu munsi ni isomo rijyanye n'urugamba turimo. Iyo bavuze urugamba haba harimo abarwana, ntabwo rero twirwanya twebwe, reka hari uturwanya, hari uwo turwanya. Ni satani n'ubwami bwe. None ariho ntariho, none se nimba ariho akora gute? Apfa gusa gutera gutyo gusa? Ese we aratekereza? Ese arapanga? Voilà, nicyo kibazo. Amen. Bati minota 5 tekereza.